Kuko muraho mumeze neza ndizera ko mumeze neza cyane aho muherereye hose ubuzima bukomeje kubafata très bien nanjye meze neza ndashima Imana nta kibazo na kimwe twari tumaze iminsi tutabonana ariko murabizi ibihe twari turimo tuvuye mu cyumweru cyahariwe kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 turacyari mu minsi 100 turibuka umunsi ku wundi ariko icyumweru cyararangiye niyo mpamvu hatari harimo ibiganiro byinshi ariko ubu twagarutse ndi mu gikoni ariko singiye guteka iyo ndi mu gikoni mubizi ko ni ibintu bibiri ni uguteka cyangwa se tugiye muri za beauty tips z'ituntu twikorera ubu rero singiye guteka ubu tugiye mu bwiza nukuva mu bwiza tujya mu bundi ubu tugiye gukora iyo mfite aya mavuta muhita mumenya ko ntago ari byo kwisiga mu maso muhita mubimenya ko ari ibijyanye n'imisatsi tugiye mu misatsi kubera ko ubwiza ntago ari mu maso gusa sibyo tubivuga buri munsi ubwiza n'umubiri wawe wose muri rusange guhera ku musatsi kugeza ku ino ni mu mutima ni mu mutwe ni byose ntago ari ikintu kimwe kidefinisa ubwiza wenda buvuye mu maso kuko nsa neza kuko nimakiye kuko nyine nisiga amavuta meza birahagije oya mu maso no hagaragara ariko hari n'ahandi henshi ubwiza bugomba kwibanda uyu munsi rero tugiye gukora maske y'imisatsi dukoresheje ibintu biri naturel tubona ahantu hose nigeze kubabwira ibintu byo gukoresha nyine bindi kugira ngo umusatsi ukure ariko ubu ngubu ngiye gukora maske nayo ikuza umusatsi ituma umusatsi udacika urumva ushobora kubyita maske ushobora kubyita vitamine ushobora kubyita uko ushaka urumva bituma umusatsi udacika bituma umusatsi ukura ukaba mwiza ugashininga ukaba ari umusatsi nyine ufite ireme kwa kundi uri ubona umusatsi ukavuga ati umuntu n'umumetisi ni iki kandi uri umunyarwanda wujuje ibyangombwa umunyafrika ubu rero ibintu turi bukoresha tugiye gukora maske ya avoka turakoresha avoka mfite beurre de qualité cyangwa shea butter ku bantu bayizi ni nziza cyane beurre de qualité mwayibonye turakoresha na castor oil gusa sida niba ndi gukoresha iyi ngiyi ya black iyi murayizi naraye babwiye ko ariyo nsiga ngewe mu mutwe cyangwa iyi ngiyi iri naturel sida iyo ndi gukoresha mu by'ukuri ndaza kubimenya nyuma udafite castor oil ushobora gukoresha olive oil sibyo ushobora gukoresha amavuta ya avocado oil nayo baho gusa arahenda mu kuntu ariko uyafite wayakoresha nibyo byiza cyane ngewe mu bintu by'imisatsi prefera gukoresha castor oil ino ni fenugreek no nawe gute ni seeds sibyo tuba tumeze gute n'uturungo baraduteka urumva ariko tugurirwa amaduka y'abahinde tubona twitwa fenugreek seeds mama benshi batuze mu gushaka amashereka abantu babuze amashereka ngo barabinywa kaza izi ni za cloves muratuzi nigeze kutubereka natwo ariko utabifite ibingibi ntabwo byakubuza gukora maske yawe nuko ngewe nshaka kubivangamo byose ariko utabifite ntabwo byakubuza gukora maske yawe so turahera kuri avoka anze nkuremo iki cy'imbere nakoresheje igice cya avoka kuko ntabwo bibikika igihe kinini ntabwo ari byiza rero gukora byinshi ngo bipfe ubusa ushobora kubibika nk'icyumweru kimwe ugakora ibindi abantu bazi ibintu by'imisatsi murabizi ko akenshi n'amavuta y'imisatsi hari amavuta ya avoka aba arimo urumva avoka ikungahaye kuri vitamine nyinshi zifasha
mu mikurire y'imisatsi harimo proteine, harimo vitamine zose ziri muri avoka. Abazizi baraza kutubwira. Noneho sasa ibintu ushobora gukora nyine kwirinda kugira ngo umusatsi wawe ntukangirike, sibyo? Ibyo ngiye maze kubona so far, ibyo nabonye bishobora kuba byagufasha, nanjye ndabikoresha. Tuvuye kuri ibi byo gukora ngo amavuta, ngo amamaske, ngo ibiki, izi vitamine n'ibiki byose, ibintu wakirinda nyine kugira ngo umusatsi wawe ntukangirike. Buriya nabonye gusuka menshi cyane nyine gutya ama extension, dusuka n'ama extension n'ibiki, nabonye bica umusatsi. Simbizi niba ari njye gusa, ariko nabonye kugira ngo ugire umusatsi mwiza uri naturel, ngiye gukoresha ayangaya amavuta yanjye mba nyakomeyeho. Ngiye gukoresha iyi ngiyi castor oil iri virgin, itari black. Urumva uko tuvanga dukoresha extension nyine mu misatsi menshi, ugusuka menshi, ama dreads, ibintu nk'ibyo ngibyo nabonye bica umusatsi cyane. Icyiza rero, icyiza wajya wisukira udutwist ni twa tundi basukisha intoki gusa, badashyizeho izo ntuze, izo extensions cyangwa izo menshi, no, cyangwa se ukisukira uturyamye, ibiryamye, urumva bitarimo ibintu by'amarasta, by'amamenshi, by'ibiki, urumva. Noneho ikindi ukirinda kugisokoza buri munsi, ukirinda gusokoza cyane umusatsi wawe, kubera ko uko usokoza niko hagenda harutakara cyangwa haruvaho. Kwa kundi nyine buri munsi, buri gitondo ugomba kubyuka usokoza, ukabyirinda. Nimba hari gahunda ufite umusatsi udasutse, ukarara, ushobora kurara ushokoje ukarazamo akantu ku buryo buri bufate neza, ntujye usokoza buri munsi. Ikindi wirinda ko umusatsi wawe kuma ngira ngo murabyumva icyo nshatse kuvuga. Kuma nyine kumwe uri buze gukanyarara, urumva uri gukanyarare hatarimo amavuta. Ari ukuntu umuntu aheruka nk'amavuta bamusigiye agiye gusuka, akazongera bagiye kumusuka nanone, ugasanga ushobora gushyira amavuta rimwe mu kwezi mu musatsi wawe. Rero ibyo ni bibi. Iyo umusatsi wumye uracika. Kugira ngo ubyirinde, ushyiramo utuvuta, ukajya making ashobora kuba ushyiramo amavuta. Niyo washyiramo buri munsi, bitwaye iki? Uyafite, urumva. Babwiye ko udafite izi phenolic cyangwa se probes ntabwo byakuza gukora mask yawe, ntabwo byakuza rwose. Ngewe nuko nshaka kubivanga nyine, uko bivanze kubera ko byose bifite akamaro, uko bivanze niko bigira ntuze biguha resistance nziza mu gihe gitoya. So ikintu rero ndi bukore, kubera ko ntabwo nabishyira ku mbabura cyangwa ku mashyiga, ikintu ndi bukore ndashyiraho amazi ashyushye, ko nkeneye ya mavuta ko biza kwivanga neza, kandi ntago kubicanira si sawa. Niyo mpamvu ndi bushyireho, nashyizemo amazi hariya. Uko bishyuha, uko amazi ashyuha niko n'ahangaha biri bugende byivanga n'amavuta nkaza kuyabonamo. Urabona ko byamaze kwivanga, byivanze nyine. Amavuta yagiye ku ruhande na avoka byagiyemo neza. Sasa tugiye kugirana n'iyi shea butter yacu.
cyangwa ya beurre de kari. Urabona ko nayo kiba gikomeye byatari, kugira ngo uzagisige rero biragoye. Nayo turabanza tuyicamutse, si ukuyicamutse ubwo nayo turayicamutse kuko twacamukije ziriya avoka. Ariko ubishatse washyira no muri micro-onde bigahita bigira vuba udafite umwanya wo gutinda. Washyira muri micro-onde ariko reka dukoreshe amazi. Abantu bajya bambaza ngo ibi twabikura he, twabikura shea butter wayibona mu maduka yose. Gusa hari ukuntu numvishe ngo haba hari aya karite n'aya pirate. Ubundi shea butter nziza ituruka muri ibihugu bya West Africa. Hari abantu rero baba bayifite nziza iri OG. Gusa njye ntabwo sinababwira ngo ni irihe duka rifite iya OG, nanjye mpfa kugura mu by'ukuri. Uzagure ugerageze, ubwo n'ibitaba byiza ubwo bizaba ari pirate. Murabona ko yabaye amazi, reka twose dushiremo. None ikintu dukora ubu ngubu gutya imaze kuba amazi, ntabwo nahita nyivanga na biriya nakoze. Ndareka utunota dukeya ibanze ihore ise nkaho inegeranamo. Ngiye kuba nyiteretse gatoya ibanze ihore ise nkiyegerana. None ikintu ndi bukore, ngiye kuvangura avoka n'amavuta. Ndakoresha agatambaro akabibese gasa neza. Cyashobora gukoresha agatambaro kariko kose pfa kuba gasa neza kugira ngo ubivangure, kuko hano dukeneye amavuta. Dukeneye ko havamo amavuta nyine yivanze na ya fenugreek na cloves na avoka. None turakoresha twebwe amavuta yonyine.
noneho amavuta yagize yavuyemo. Ufite mixer wabimikisa bikaza kuza byafashe neza, cyangwa ugakoresha ikiyiko. Noneho ya ntuze yacu ntabwo ikiri amazi cyane, nuko nanze gutegereza umwanya munini, ariko uwo ushobora kubireka bikamara nk'iminota 30 cyangwa nk'isaha, ikaba isa nk'iyegeranye, ariko ngiye sindi ubitegereze pe. Noneho tukahita tubivangamo, ukabivanga. Ibyiza ufite mixer ukabikubita kugira ngo byimixe neza. Ariko ngiye aka mixer kanjye kapfuye, ntabwo karimo karakora, niyo mpamvu nkoresheje foke. Ubundi urabikubita paka bikamera nkaho bikomeye, byongeye gukomera, bitakiri liquide cyane, bigasa nkaho bikomeyemo. Uko ukubita niko bigenda bifata. Iyo ufite mixer biba byiza kurushaho. Noneho ikintu ukora ubu ngubu ntuze mask yawe birangiye, ikintu ukora urafata ugasiga mu musatsi, urumva, ugasigamo hose neza, n'imbere no hasi ku mizi y'imisatsi, ugasigamo neza, ubundi ugashyiramo ikintu. Biba byiza cyane kurushaho iyo ushyizeho ikintu cya plastique. Iki urana nk'aya mashashi bogana, nk'aya mashashi tujyana muri douche kugira ngo amazi atatugwa mu misatsi, amashashi y'ingofero ari yo ukoresheje byaba byiza kurushaho, kubera ko urumva iratutubikana. Iriya shashi biba bimeze nk'aho uri muri casque, kwa kundi bagushyira vitamine mu mutwe bakagushyira muri casque. Rero iyo ushyizeho ikintu cya plastique cyangwa cy'ishashi uratutubikana, bikaba bimeze nk'aho uri muri casque, ku buryo vitamine yawe yinjiramo neza, ikinjiramo neza hasi mu mizi nyine aho imisatsi izamukira. Noneho ntabwo ari byiza kwita ubikaraba, bibaye byiza ushobora kubikoresha nijoro ukabirarana, ukazabikaraba nk'ejo mu gitondo kugira ngo bibe byafashe umwanya wo gukora neza cyane. Sibyo ibyo umunsi byari ibyo. None muri bya bintu nababwiye tugomba kwirinda kugira ngo imisatsi yacu idacikagurika, nibagiye kubabwira ko udafite amavuta, cyangwa niyo waba ufite amavuta, byaba byiza ugiye usprayinga. Muri ko nababwiye kuno ushobora gufata cloves ukayivanga na rosemary, ushatse washyiramo n'izi fenugreek, sibyo, ukabishyiramo byose, ubundi ugasprayinga y'amazi mu mutwe wawe, ukajya ubikora inshuro nyinshi zishoboka, ugasprayinga. Noneho ukaza gushyiramo amavuta mu gitondo. Ibyo ngibyo nabyo bituma umusatsi ukura vuba cyane, warangiza ntunacike. Ikindi nyine nimba ari izi vitamine ushyiramo, ukajya ubikora inshuro nyinshi, nyine ari ibintu bihora. Apana ikintu uzakora rimwe mu mwaka ngo urekere, ntabwo wabona resulta. Ariko iyo ari ibintu ukora inshuro nyinshi zishoboka, bigeraho ukabona resulta. Kandi ukureka nkubwiza ukuri, uzagira umusatsi. Umuntu uzabikora azambwira, azabikoreka hozaho, apana byo kubikora rimwe ukazongera nyuma y'amezi 6 uhozaho, ubikora inshuro nyinshi, uzambwira. Abantu bazajya bakitiranya n'umumeti, uzagira umusatsi uvuge uyu ni uwanjye se cyangwa. So mwakoze rero kubana nanjye, reka njye kubyishyiriramo. Ibi ngibi nakoze ngiye kubita byishyiriramo, kubera ko sinsutse, ndabishyira mu mutwe, nzabyoge nk'ejo mbirarane. Ubwo nawe nimba uri kutureba ubikore, uzambwira icyo byagezeho. Abantu mwese muzagira imisatsi myiza, muzagaruke mumbwire ko byakunze,
nkuko njya mbona abantu bazakambwira za mask watubwiye zaramfashije, nari mfite inkovu, nari mfite ibiheri, nari mfite ibiki n'iby'imisatsi nabyo muzajye mumbwira ko byakunze. Abantu bari bafite imisatsi icikagurika, sibyo? Hari umuntu ufite umusatsi wasokoza hagasigara nk'ikiro mu gisokozo, umusatsi ucikagurika, umusatsi udakura, ukamaze nk'imyaka 5 uvuga so uyu musatsi mana yanjye wagira ngo nibwo ugitereka, kandi byaranze ngushyiramo amavuta ushyiramo ibiki byose byaranze. Ariko ibintu biri naturel ngewe rwose ndi umuhamya wabyo, ndi umuhamya w'uko bikora pe, kuko njye nogosha umusatsi wanjye natangiye guteka 2020, ariko mu by'ukuri kandi ntabwo ari ukuvuga ngo ni ibintu ni amavuta asanzwe yo kugura n'iki, ibi ngibi biri naturel bigakora umusatsi ugakura vuba cyane. So nizere ko rero muzabigerageza mukambwira uko bimeze, nanjye ntegereje feedback zanyu. Abari bansabye iby'umusatsi ngibi nzabereka n'ibindi bigiye bitandukanye, ko ntago ari ikintu kimwe wenda bavuga kimwe gishobora kunkorera we nk'ikigukorere ikindi kikaba cyagukorera. Niyo mpamvu bari biza ko tugerageza byinshi bitandukanye tukareba ibiri bube sawa kuri twebwe. So mwakoze ibihe byiza, mukomeze mubane natwe mu biganiro byacu byose tuzajya tubagezaho. Imana ibarinde.